Hello guys, inshuti bakunda ukomeza kubana ahangaha umunsi kundi ndabashimiye cyane kandi ndabakunda cyane. Rero uyu munsi tugiye kubana tureba uburyo nakoreye aya mafaranga kugira ngo nawe utangire. Rero duhere ku buryo bwo kubikuza. Murabizi rero ngewe igihe cyose nkunda guhera ku buryo bwo kuba twabikuza kugira ngo tubashe gusobanukirwa dukore tuzi ko tuzahembwa, apana gukora uzi ko utazigera uhembwa. Urabona ko hariya bya biri mu buryo bwa processing, aho ngaho kuri order processing urabona ko twabikuje amadolari 19 nk'uko urimo kubireba, tukaba twabikuje amadolari 19 n'ibice 7, ariko ayo ngayo niyo twakiriye kuko twe twabikuje amadolari 20 badukata 0 n'ibice 3 nk'uko urimo kubireba aho ngaho. Urabona ko ari ibintu bikora neza cyane. Reba aha ngaha rero byabaye successful withdraw, twamaze kuba byakema ko twabikuje. Nimba uri kureba kuri Binance account yacu urabona ko twahise tuyakira kuri Binance account yacu amadolari 19 n'ibice 7. Urabona ko na balance yacu yasiyongera kuko urabona ko ari kwa dufiteho amadolari 3 n'ibice birengaho. Rero twase tugira amadolari 23 nkuko ubireba aho ngaho tukimara kuyakira muri Binance account. Rero ikintu kiba gisigaye aha ngaha ukimara kubona ko ibintu bikora kandi byizewe mbere yuko wiyandikisha, ni wowe uhitamo ko wakora ino business. Rero ukuntu ikora mu buryo bwa live stream. Live stream ni ibintu byo kujya live ku muntu utabisobanukiwe, wamara kujya live cyangwa ukajya kuri panel runaka ukabasha kuba wakoreramo icyo bita ngo ni amabizi. Rero bayavunja mu madolari ukayabikoza kuri Binance account cyangwa ku bantu bafite PayPal. Dutangira twiyandikisha rero dutangire twiyandikisha. Ikintu cya mbere uri bukore uraza ukanda kuri link usanga muri comment, iraza kuba imeze nk'uko unurangiza ukande kuri iyo link, urayisanga muri comment y'ino video. Ahangaha umanuke muri comment, niyo link ya mbere iza kuba irimo muri comment ya mbere. Ukimara kuyikandaho rero urahita ugera ahangaha. Ukigera ahangaha urakanda handitse download now. Ukimara ukanda handitse download now urahita ugera kuri Play Store. Ukimara kujya kuri Play Store rero ahangaha nta gutinda mu nzira, ikintu uri buze guhita ukora urahita ukanda kuri iryo jambo install. Ukimara ukanda kuri link ugahita ugera kuri no application, urahita ukanda install. Numara ukanda install hano nibwo uza kubasha kuba wakiyandikisha, kandi nuramuka utinze hari amabonus ushobora kutabona. Ikiza rero ukimara ukanda kuri link uhita ukanda kuri install. Ukimara ukanda kuri install application yawe ijye muri telefone. Nimara kuba yagira muri telefone rero nibwo uza kuba watangira kuyikoresha. Rero gutangira kuyikoresha wasanga ugiye gukupa video uvuga ngo ndasobanukiwe mukanya bikakunanira. Hari ibintu byinshi ugiye kubasobanukirwa muri no video, niyo mpamvu usabwa kubanza kuyireba yose kugeza irangiye. Rero ikintu ugiye kuba wakora urakanda kuri iryo jambo install. Ahangaha nureba nyine nkanze ko hari amafoto, no kureba uburyo ikora, uburyo ihemba ndetse n'ibindi bitandukanye ibyo ukoramo kugira ngo ubashe kwinjiza. Murabizi ibintu bya live stream. Rero ikintu ukora ahangaha si ngombwa kwirwa wowe ubireba, ikintu ukora urahita ukanda ku ijambo install. Urabona ko ntago ifite mega nyinshi, ifite mega zonyine 74 nizo itwara kuri telefone yawe. Urabona ko yatangiye kwiinstalinga, yatangiye kuba yagenda muri telefone, ibintu bitari butinde na biratwara akanya gato kugira ngo ibigeze muri telefone yacu. Rero wowe ikintu usaba ni ugukanda subscribe kuri channel kugira utacikwa n'amakuru na makeya yagufasha mu buzima bwa buri munsi bijyanye na business za online, kandi nta gishoro zisaba kuko business zisaba igishoro twebwe ntago tuzitaka, kandi nta nubwo nazihereza abantu kuko akenshi zirangira zihombeje abantu. Niyo mpamvu nahisemo kuba natanga business za online zidasaba igishoro kugira ngo buri wese abashe kuba yazikora. Rero urabona ko ubu ngubu irimo kwiinstalinga, yamaze kugera ku ijana. Dutegerejeho gatoya ibe installed, bitwara akanya gato, ntago bitwara umwanya munini kugira ngo application ibe installed. Rero nimara kuba installed ikintu cya mbere uhita ukora ako kanya, ntuze kuvuga ngo ndabikora mu kanya, ngo ndabikora ryari jambo, uhita ukanda kuri iryo jambo open. Ukimara ukanda kuri iryo jambo open kugira ngo ufungure app utabanje gutegereza ngo uraza kubikora mu kanya, hoya nutegereza ibintu uburimo kubitinza bishobora gupfa ugasanga hari birangiye byanze. Rero ikintu uri buze kuba wakora uraza ukanda handitse sign up with Google. Nibwo buryo bworoshye bwo kwiyandikisha muri Facebook. Reba handitse Google, hara ni gukoza agatoki urimo kureba ariko sign up with Google. Kimara ukanda kuri sign up with Google bibaye byiza wakanda kuri email. Ako hanga ngiye gukoresha email y'umusista. Urabona ko ari irya zina nyine rya sister waje, tugiye ko twakoresha rya email yiwe, tugiye ko twakoresha twiyandikisha kugira ngo mubyibone kuko ngiyewe nariyandikishije. Rero ikintu tugiye kuba twakora ahangaha, ikintu ugiye kuba wakora ahangaha, amazina uri busangemo urayasiba, ushyiremo amazina yawe kuko akenshi hano harimo abantu benshi baba barafashe izina ryawe. Ahangaha rero urabona ko ngiye gutangira niyandikisha. Kabiri urahitamo imyaka yawe uyishyireho neza ize kuba ihura n'irangamuntu bibaye byiza. Ikindi kintu cya mbere nkubwira nkwibutsa uhitemo ukanda handitse female, nuhitemo male ukanda hari handitse female kugira ngo uyandikishe nk'umukobwa. Urabona ko ahangaha tukimara kuba twakiyandikisha, tukimara kuba twakinjira ahangaha urahita ugera ahangaha nyine bagutegeka guflowinga abantu uza gusangamo. Urabona ko harimo abanyarwanda, urabona ko harimo abanyarwanda. Urabona uriya witwa Selina, benshi bamaze kuba bayimenyera. Ino business barayikoresha kandi irabahemba neza cyane nkuko mwabyiboneye, natwe twamaze kuba twahembwamo amafaranga mo ahangaha. Niyo mpamvu nawe ugomba kuba wayitangira.
ukimara kwiyandikisha rero urabona ko ari ibintu byoroshye bise ugera ahangaha. Rero ikintu cya mbere uza kuba wakora uraza gukanda ahanditse live. Ahanditse live wowe ikintu uza kuba wakora, kuko urabona ndetse tugera kuri pano y'umuntu runaka uri live, urabona ko twe twamaze no kuyinjiraho, nimba uri kubireba turi kuri pano yiwe. Ikintu ukora wishaka kujya kuri pano y'umuntu ukanda ku gafoto tuba turi hariya nimba uri kutureba, udukanda ugahita ugera kuri pano yiwe ku buryo n'ijwi ryawe baba baryumva, ibyo uvuga baba babyumva. Rero ahangaha iyo uri mushya hari utuntu baguhereza nyine ukandaho cyangwa utangaho tumeze nk'ama gift pack cyangwa amacoin. Kandi ikintu cyiza kirimo ahangaha, iyi ngiyi ni nziza kurusha popo, kuko popo bisaba kugura amacoin, ariko wowe mu gihe waba ufite amadolari yawe ushobora kubasha kugura amacoin mo ahangaha mu gihe waba ukeneye mu byo kugura amacoin. Rero no kubikuza byose ubikuriza kuri Binance, kandi byose nta gishoro bisaba keretse ku muntu ushaka gukina amagame, kandi amagame sinya bashishikarije ku bantu bashaka, kuko twe dukora ibintu bidasaba igishoro. Niyo mpamvu twebwe tutabashishikariza kuba mwashyiramo amafaranga yanyu, kuko ibi bintu byose bikora bidasabye igishoro na gitoye. Kuko ahangaha hano harimo uburyo bw'amagame, ariko twebwe ntabwo ubwo buryo tugiye kuba twabukoresha. Nituba twabishaka twamaze kuba twayakorera nibwo tuzagerageza gukina n'amagame, tubanze turebe ko nabyo birya. Ariko twebwe icyo tugiye kubanza gukora ni icyo gukoreramo amafaranga nta gishoro bidasabye mu buryo bwa live streaming, ukaba wabasha gukoreramo amafaranga nk'uko nabibabwiye. Rero tudatinze ahangaha iyo uri kuri live stream, hano harimo utuntu two gutanga amagift. Utungutu urabona ko hano coin ziri kwiyongera aho hasi. Ngiye urabona ko ngize coin 180 utanga gift, urabona ko wese wameza 0.18 by'idolari ku gift ntanze. Utu n'utuntu baguhereza iyo ukinjira, ariko hano harimo ibintu byinshi kuko nabyo ngiye kuba nabasobanurira, kuko wowe kugira ngo uzubona amacoin cyangwa icyo bita ngo na amabiz, kuko coin zitandukanye na biz, kuko biz ni amafaranga yo mu madolari, ariko coin ni amafaranga bavunja mu mabizi nayo akabyara amadolari. Ubu ni uburyo bubiri bwo kuba wabonamo amafaranga. Hari uburyo bwo kuba wakina game gutanga amagift ukunguka, cyangwa kuba wajya live runaka bakaguha amagift abantu bariho bariye cyangwa bari kurya amafaranga, bakaba baguhereza utugift runaka ukabasha kuba nawe watangira ugakuramo amafaranga. Tudatinze rero reka turebe ubundi buryo ndetse n'icyo twakora kugira ngo twuzamure balance yacu tubashe kubona amafaranga mo ahangaha. Byinshi rero kugira ngo bisobanukirwe, ikintu cya mbere gusa babanza winjiye muri groupe yacu kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa. Ikibazo cyose wagira ukibaze kugira ngo utazigera ugira akantu na gato kagucika ugasanga rimwe na rimwe uravuze ngo ibintu ntibi. Rero ahangaha barimo ibintu byinshi. Urabona ko kubera ko twatanze gift, turabona ko baduhaye uturabo 10 twa reward, tukanare handitse received. Hano haba harimo task nyinshi ndetse n'ibintu byinshi bitandukanye byo kuba wakora kugira ngo ubashe kuba wakuramo amafaranga. Yego si byinshi cyane ariko nuko mutamu bisobanukiwe, ariko akenshi ibintu byinshi mo ahangaha babikora. Rero urabona ko duri gukana kuri receive tugenda tuyakira. Ayo ni amariward duhawe tukinjira, ariko aya mariward ntago ari amafaranga menshi cyane, nuko tuje kuri live y'umuntu runaka. Urabona ko kujya kuri live y'umuntu runaka nabyo bishobora kuba byakwinjiriza. Niyo mpamvu ngiye niteguye kuzambafasha nkabasanga kuri live zayo mu gihe muzamuziriho, ariko ari ku muntu wanyinjiriye, kuko umuntu utanyinjiriye sinzigera amenya aho yanyuze kugira ngo mumenye namusaga cyangwa mbe namufasha musanze live abashe gukureramo amafaranga online. Kuko mubireba ahangaha uwo nguwo uri kuri live ndetse n'uriya muntu uri hejuru turaziranye, ariko ahangaha ngewe muzamubona nitwa Eneriet, ariko siyo mazina yanjye nguko mubizi. Nababwiye ngo myandikishe mukoresheje umukobwa kugira ngo bibe byiza kurushaho, kugira ngo ubashe kuba wabonamo cash. Icyitonderwa ugomba gukoresha guhitamo umukobwa female, niyo waba uri umugabo ugomba gukoresha izina umukobwa muri no account kugira ngo ubashe kubona reward zitandukanye. Nuramuka ukoresheje izina umugabo hari amariward ushobora kudahabwa. Niyo mpamvu ngiye ngushishikarije kuba wakoresha izina umukobwa n'izina ugakoresha izina ry'umukobwa niyo waba uri umugabo. Ibi ni ibintu rero nkubwiye nkwibiye ibanga cyangwa ryo kuba wakoresha kugira ngo ubashe kwinjiza muri no application, kuko irakora neza cyane nkuko mwabyiboneye. Urabona ko ngiye nitwa Eneriet, nzi kwidukunda, muzajya mubona rero nje kubafasha cyangwa masanze live zanyu tuganire kugira ngo tubashe kuba twatangira kwinjiza turi no kuganira online, mbabaza uko bimeze ndetse nuko mubibona kugira mubashe gukurira amafaranga online nta gishoro bibasabye. Rero tudatinze urabona ko hano haba harimo ibintu byinshi bitandukanye. Urabona ko ahangaha iyo ugiye kuri live iminota 60 baguhereza base 1500. Rero aya ni 1.5 by'idolari mu gihe uzaba uri live. Rero numara amasaha 2 urabona ko baguhereza izindi reward z'uturabo baguhereza. Turabo utuvunja mu amacoin bakayavunja mu mabizi. Nayo ibi byose nibyo ugenda uhabwa. Izo zose ni reward ugenda uhabwa iyo umaze kuba byubahiriza byose, ugakanda receive warangiza ukakira amafaranga yawe akaza mu buryo bwa biz akajya kuri balance y'ino platform. Yamaze kujya kuri balance y'ino platform kubikuza nakubwiye ko bahera ku madolari 10.
kubikuza na amadolari 10 abasabwa. Rero ino ni business ikora neza nkuko mwabibonye, twamaze kuba twabikuzamo nkuko mwabiziboneye. Murabizi mbagezaho ikintu ariko namaze kubona ko gikora kandi namaze kuba nagisuzuma kugira ngo akantu kose wagira cyangwa ikibazo cyose wagira ubashe kuba wagisobanukirwa cyangwa ubashe kuba wambaza kuri groupe yacu WhatsApp. Wowe utarinjiye muri groupe ya WhatsApp urigomba byinshi, niyo mpamvu ugomba kugerageza ukinjira muri groupe ya WhatsApp ku buryo ikibazo cyose uzagira uzakibaza cyangwa business zidakora neza ukaba wazibaza kugira ngo utazisanga mu mutego wo kwisanga muri business zaguhombye. Rero niyo mpamvu dutanga business zidasaba igishoro ku buryo uramutse unahombye byibura wahomba igihe cyawe utahomba amafaranga yawe. Ntabwo ari byiza rero ko wahomba amafaranga yawe, niyo mpamvu nta cyiza cyo gukora business zisaba igishoro. Ino business nta gishoro isaba, umuntu wese yabasha kuba yayikora. Tudatinze rero ngiye kwereka uburyo bwo kubikuza. Tugiye kubikuza mubyirebera kugira ngo mubashe kuba mwasobanukirwa akantu kose mwashe kugasobanukirwa ibintu biri live. Urabona ko ahanga tugiye kubikuza amadolari 20 nkuko mubyirebera. Tukimara kandi kubikuza amadolari 20 turayandikamo hano, twashizemo wallet ya Binance account, wowe utarayishyiramo uraza ko wayishyiramo. Numara kuyishyiramo rero urabona ko amadolari 20 ubu ngubu yamaze kuba yabikuzwa, yoherejwe kuri Binance account yacu. Ubu ngubu dutegereje ko aza. Bisa amasaha 28 ariko nicyo gihe ntarengwa cyo kuba wakakiramo amafaranga. Si ngombwa ko amasaha 28 ashira iyo wasabye kubikuza amasaha 28 agira wabikuje rero, cyangwa amafaranga akagira wayakiriye. Rero nkuko mubyireberamo ahanga ikintu ukora ushyiramo address ya Binance account ya BEP20 USDT cyangwa BNB nkuko mubizi BEP20. Wamara kuyishyiramo ahanga ukaba wabikurizaho kuko nibwo buryo bworoshye. Bidatinze rero hano harimo n'uburyo bwa PayPal ku bantu bafite PayPal account bashobora kubikuzamo ahanga. Rero hano gushyiramo PayPal account, hano icyo bigusaba ushyiramo imyirondoro yawe, email yawe, aho utuye, address ndetse ibyo bagusaba byose uko kureba city, state, postal code and address. Wamara kubyuzuzamo byose ukaba wabasha kuba waza wakira amafaranga kuri PayPal account. Rero ku bantu bananirwa na verification, gukora verification kugira ngo utangire live, ku bantu byagora binje muri groupe yacu WhatsApp tubafashe kugira ngo babashe kuba bakora verification y'isura, kuko nicyo kintu bagusaba mu gihe uzaba ushaka gukora live. Rero kugira ngo ubone cyangwa ukore verification hari ibintu ugomba kuba kuza. Rero kuko uzaba winjiye muri groupe hari byinshi nza kuba nagufasha kugira ngo nawe utangire ukoreremo amafaranga mo ahangaha nta gishoro bigusabye. Wewe cyangwa usaba kana subscribe kuri ino channel, winjire muri groupe yacu ku buryo ikibazo cyose wagira wakibaza hano muri comment cyangwa ukinjira muri groupe yacu WhatsApp, naho ukaba wabariza ikibazo cyose wagira kugira ngo tubashe kuba twagusubiza ikibazo cyose wagira kugira ngo nawe utangire ukorere amafaranga mo ahangaha muri no Nick Live. Ino app yitwa Nick Live nkuko mwabyiboneye, ikoresha uburyo bwa live stream mu kwinjiza. Rero nkuko wabyiboneye ahangaha hano harimo uburyo bwinshi. Urabona ko handitse my rewards. Ahangaha tumaze gukoregitinga 0.5 by'idolari. Rero icyo nakubwira kuri no business mwinjiza bitandukanye kuko biterwa nuko mukora. Abantu benshi hari abaza online badafite umwanya kuba bakoreramo amafaranga mo ahangaha, ugasanga rimwe na rimwe birabagoye. Wewe cyangwa usaba kana subscribe kuri no channel utazigera ucikwa n'akantu gatoya, kandi winjire muri groupe yacu WhatsApp kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa, ubaze ikibazo cyose wagira mu bijyanye n'ibyo tubahereza ahangaha kuri no YouTube channel yacu ari nayo yanyu. Rero ikintu kihari ahangaha, abantu baza kunanirwa no kuba bakora verification account baza kusanga inbox cyangwa bakanyandikira muri comment cyangwa bakinjira muri groupe yacu ya WhatsApp. Byabyiza kuko niho twabasha kubafasha byihuse kandi tukabafasha by'umwihariko, ibintu byose bikaba byakemuka neza cyane. Rero ikintu gusaba wibuke kana subscribe kandi wibuke kandi like ndetse no gusharinga no video ku nshuti yawe kugira ngo nayo itangire korere amafaranga mo ahangaha mu buryo bwa live stream ndetse n'ibindi bitandukanye nk'ama games ndetse n'ibindi. Wabonye ko harimo uburyo bwo kubikuza kuri Binance, akabamo n'uburyo bwa recharge ku bantu bashaka kugura amacoin, ariko coin si ngombwa kuko natwe ahangaha twakoreye tutigeze dukora na recharge nimwe cyangwa tutigeze dushyiramo n'amafaranga na makeya. Niyo mpamvu nawe ugomba kugerageza ugakuramo amafaranga. Abantu dukomeza kubana ahangaha bo ndabashimiye cyane kandi turamenyeranye, ndanabasuje kandi ndabakunda cyane. Rero ku muntu wagira ikibazo cyo gukora verification, kuko verification baraza kuba bayigusaba ugiye gutangira live kugira ngo basuzume ko ari wowe. Rero ikintu gusaba ube wasuzumye ko bimwe nakubwiye wabyubahirije, wahisemo ko ari umukobwa, uze guhitamo male. Nuza kuba uri umugabo, nubwo waba uri umugabo uze guhitamo umukobwa. Nurangiza ubone kujya wakiyandikisha. Nubyubahiriza verification yo si ngombwa washyiramo isura yawe nta kibazo. Uri umukobwa byaba ari byiza kurushaho, nabwo ntacyo bitwaye, wagerageza nabyo ukabikora nta kibazo na gitoya bitwaye. Wewe cyangwa usaba ukana subscribe, nurangiza gukora verification uraza guhita utangira live. Uze kumbwira rero nzajya mbasanga live bamwe mbasuhuze, mbabaze uko bari kubona ino business, mbabaze uko bari kubona ino business uko irimo gukora cyangwa uko bayibonye, nimba kuko ari nziza cyangwa nimba bayishimiye. Wewe cyangwa usaba kandi like. Urabona ko hano dusigaranyeho biz 10,696. Izi biz nizo dusigaranyeho ahangaha zingana n'idolari rirenga. Wabonye ko tumaze kubikuzaho, nakubwiye ko biz 1000 zingana na 0.1 cy'idolari. Biz 10,000 kaba bingana n'idolari. Biz 100,000 akaba ari amadolari 10. Biz 21,000 bikaba ari amadolari
20 nkuko mwabyiboneye cyagiye tujya kuyabikuza. Byose byaba muri no video kuko ubireba ahangaha nkuko wareba ni cyagiye biri muri processing igihe twabikuzaga turimo tugerageza ino business turebe ko ikora. Tumaze kubona rero ko byakunze abona ko byabaye withdraw successful akimara kuba yatugeraho, nibwo twavuze ngo ino business reka tuze twayibagezaho mwese muyirikore kandi muyibyirebera mwabonye ko ibintu bikora. Murabona ko amadolari 19.7 twamaze kuyakira kuri Binance account yacu. Ubu ngubu urabona ko iyongereye kuri balance ya Binance account. Mugire ibihe byiza, ciao ciao, tuzasubira mu video zikurikira ari bikawusharinga inshuti zawe. Bye bye.